wese nagira icyo abwira umwami. Père céleste, Père éternel, le créateur des cieux de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, toi qui es au-dessus de tous les cieux, toi qui contrôles tout l'univers, rien n'est caché devant toi, tout est à nu devant toi. Regarde-nous à travers ton sang précieux, que ton âme puisse parler pour nous. Tu as conduit nos pieds en cet endroit dans le cadre de t'adorer. Tu as dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que ton Saint-Esprit puisse nous conduire dans cette adoration. Data wa twese uhoraho, Mana y'abera batubanjirije, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ni wowe tugaruye ishimwe muri aka kanya, ni wowe wayoboye intambwe zacu bite na gahunda dufitanye nawe muri aya masaha. Uturebere gusa munsi y'amaraso, wamenye ku bwacu hari Golgota. Mwami, warabyivugiye ngo ntabwo uzadusiga nk'imfubyi, kuzabana natwe, kuzaba muri twebwe. Mwami, tukuragije iri teraniro. Mwami, nkaba ngusaba ko udufasha, utuyobora, uduha ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Abakiri mu nzira bagana hano turabakuragije, abataza kubasha guterana uyu munsi nabo turabakuragije. Ukuboko kwawe k'ubushobozi komeze kuba hejuru yacu, ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo bisabye, amen. Turarimba indirimbo imwe twitegura no kumva ijambo ry'Imana. Ni indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza. Turaririmba ibitero byose asigaye turirimbe na refrain ubwo gucunguza uburyo umwete. 15 mu ndirimbo z'agakiza. Ezerano yose yukwima yakomejwe n'amaraso umwami wacu Yesu. Ukorana Aburahamu ubura maso yawe, hari nyenyeri wise amasezerano umwishima wo muzira. Twizere Imana ya asigaye umwanya muto, izuba rikarasa. Nubwo turushwa n'abantu, twizere Imana yacu. Yesu ne uzadufasha muri tugerageza. Mugiye tubuze inshuti, tuguma no kwizera. Yesu ni we nshuti nziza izahorana natwe. No kubwo tubona mwese, tuguma no kwizera. Ijuru tuzabona ibyo sene isaba koko ika uwese na azabona ayoma sene isaba koko ijuru ika vaho azabona ayoma seze sene isaba koko ijuru ika vaho zera zabona ayuma sezerano. Tugihagaze turasoma ibyanditswe byera mu byakozwe n'intumwa iki cya 3
turasa umurongo wa tureza ku murongo wa 9 dusoze ku murongo wa 12. Byakozwe n'intumwa igice cya 3 murongo wa 9 kugeza ku wa 12. Tout le monde le vit marchant, louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe, barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo bumiwe cyane. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Witeka atanga umugisha kubw'aya magambo ye. Ushobora kwicara. Amaso y'imitima atari amaso asanzwe, amaso Imana yahaye abakunzi be kugira ngo bazaze babasha kumurebesha ayo maso. Ayo maso yacu tuyahoze ku mwami wacu Yesu Kristo. Niwe banze ryo kwizera, niwe nzira, niwe afunguye inzira. Tusomya no mu byakozwe n'intumwa cya 3. Ubundi bakunda kuvuga ngo ibyakozwe n'intumwa, intumwa ntacyo zakoze. Umwami yarazikoresheje. Nibyo dukunda no kubyira abantu tuganira, kugira ngo abantu batavunika, badakora ibyabo babyitirira Imana bavuga ko ari umurimo w'Imana. Yesu Kristo niwe wabasha gusobanura ibyerekeye by'umurimo w'Imana, nuko abantu bavunika bagakora ibyabo bakabyitirira Imana. Ariko Yesu mu gihe ari hano kuri iyi si, muri Yohana igice cya 6 murongo 28 yahise asobanura ibyerekeye umurimo w'Imana. Mwene data ashobora no kwadusomera. Yohana igice cya 6:28. Baramubaza bati, tugire dute udukore imirimo y'Imana? Tugire dute? Tugire dute kugira ngo dukore umurimo w'Imana? Na tugire dute? Abantu baba bakeneye gukorera Imana. Imana ntabwo ikeneye abantu bayikorera. Imana ikeneye abayizera. Noneho ikabacamo ikabakoreramo. Nibyo Yesu yasobanuye ariye. Mu murimo w'Imana ni umwe. Imirimo y'Imana ntabwo ari myinshi. Komeza mwene data. Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu,
nuko mwizera uwo yatumye. umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uw'Imana yatumye. nibyo twanashojeho ku cyumweru, kugira ngo abantu bataba mu rujijo. mu gihe Yesu avuga ngo umurimo w'Imana n'uyu, nuko mwizera uw'Imana yatumye. mu gihe Imana itumye ntabwo isigara, iseruka muri uwo yatumye. niyo mpamvu Yesu yakundaga no kuganiriza abantu bo mu gihe cye ari mu mubiri, ariko na n'ubu Yesu ntabwo ahinduka. yaje kuducungura ari mu mubiri, ariko ubu ngubu aseruka mu be. umurimo w'Imana ni umwe. abantu bakuzura bagakora amakorari y'amoko menshi, kubera ko byasimbuye ijambo, byagiye mu ndirimbo, Satani arangaza abantu. turi mu murimo w'Imana. umurimo w'Imana ni umwe, ni ukwizera uwo yatumye. data wanumye. ikibazo cya se wamutumye cyaje kubonerwa igisubizo, ngo twereke so wagutumye, ngo kugeza magingo aya ntabwo mwari mwamenya. uwambonye ababonye data uwo ngomba abyira ari muri njyewe. niyo mpamvu ku cyumweru twahise tunapfundikira tuvuga ngo n'isengesho ni data wa twese, ni umwuka wera. se wa Yesu ni umwuka wera. iyo Mana mwuka, abagomba kuyisenga bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. uwo data akaza muri bo akabayobora. ntago abantu bararuha. niyo mpamvu Imana yemeye ko abantu bakora ibyabo babyitirira Imana, bubaka amazu babyita ngo ni insengero, abantu buzure aho ngaho bababwire inkuru za Bibiliya, abantu batahira inkuru. ariko Yesu Kristo aganira n'uriya mushiki wacu w'umusamariyakazi, yahise amubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana ni umwuka, abagomba gusenga data mwuka bagomba kumusenga mu kuri no mu mwuka. niyo mpamvu ubona no ku munsi wa Pentecote umwami yabashe kwanga, na n'ubu ntabwo byemera ko abantu bajya kumukorera propagande. oya, ndiwe ugomba kumanuka, niwe muhamya, agaseruka mu bo yatumye, noneho akitangira ubuhamya. nimuvumbu cyane mujya kuvuga musubira mu migani naririmo ncango Yesu yaciye imigani usubiramo utazi n'ibyo ari byo. mugume mu murwa mutegereze umwuka wera. uwo mwuka wera naza ni njyewe azahamiriza. uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose, ni njyewe azahamiriza. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. niyo mpamvu ubona hano twasomye mu byakozwe n'intumwa, niyo mpamvu umwuka wera yahise ahagaruka avuga ngo ntabwo ari ibyakozwe n'intumwa. intumwa ntabwo zakoze ibyabo, n'ibyo umwuka wera yakoze muri bo. ubundi niwo murimo w'Imana, ibindi ni amashengo. Yesu arabisobanuye hariya, azavuga umurimo w'Imana ni umwe, ni ukwizera uwo yatumye. umurimo w'Imana muri iki gisekuruza cyacu ni umwe, ni ukwizera uw'Imana yatumye.
turabahamya. Ntabwo twabuze icyo dukora, ariko turabahamya. Imana yaramanutse muri iki gisekuruza, ifata mwene data mu kiganza cye. Imana irivugira, umurongo ngenderwaho Imana yawushizeho, ubutumwa bw'igihe. Ab'Imana yagendereye bakamenya ko yabagendereye, abo nibo banyamugisha. Ibindi byose ni amashengo. Ibi nyo kuvuga inkuru za Bibiliya, no. Nk'uko twabyumvise no ku cyumweru, mu gihe twumviye Imana, mu gihe turi mu busabane bw'Imana, muri icyo gihe uterura ijambo ukavuga, mu gihe ushikirana n'Imana, ubugingo bwawe bwomatanye n'ubushake bw'Imana, uravuga icyo uvuze, Imana ikagishyiraho umukono kigasohora. Nuko Imana yagendanye n'intumwa. Iyo Mana yagendanye n'intumwa ikeneye kugendana n'abizera bo muri iki gihe cyacu. Nta kuvuga inkuru y'ubutumwa gusa, noneho iyo Mana barimo guhamiriza ikabura. Bene data niwe wabasha kubwiriza ikibwiriza avuga ngo imirimo nicyo gihamya cyo kwizera. Les œuvres sont l'expression de la foi. Imana imugiye kubwiye nk'uko irimo kutuganiriza, yaganirije Aburahamu imugerageza, idakeneye umwana we, uwo mwana w'ikinege. Kandi uwo mwana w'ikinege Aburahamu ntabwo yamwihaye, Imana amuhaye. Imana ishaka kumugerageza irebe igipimo cyo kuyikunda no gukunda uwo mwana. Igipimo cyo gukunda Imana nibyo twita ko Imana yaduhaye. Imana igomba kutureba, kareba uko Imana yamaye umugisha, Imana yamaye akazi, Imana yamaye ibiki abantu barondora ibintu. Noneho ibyo ngibyo bavuga ngo Imana yabibahaye bikatangira kubajyana kure y'Imana. No. Reka iyo ntabwo ari imigisha y'Imana. No. Ibyo ntabwo bibaho. Icyo Imana iguhaye irakiguha kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Ni ibyo ngibyo. Aburahamu ntabwo yari afite urubyaro. Umudamu we yari ingumba. Ntabwo ari kuvuga ngo yari umukecuru, yari ingumba nta byiringiro. Ariko Imana yabashe kwiyereka Aburahamu. Tagike iyo Mana ni Imana nzima, bisaba ko tuyumvira tukagendana nayo, utirebaho, utita no ku magambo y'abashinyaguzi, ukamenya kumva gusa ijwi ry'umwami. Mu gihe Imana yaganirizaga Aburahamu ngo sohoka mu gihugu cyawe cy'abapagani, aho ngaho mu bapagani wari urimo, yumvira. Nta kuvuga ngo uranjyana ye, yumvira, ni njyewe uzi aho umujyana. Imana nta kintu yavuganye na Loti. Imana nta kintu yavuganye na se wa Aburahamu. Niyo mpamvu se yapfuye. None bigira igihe Loti nawe afata inzira ye. Imana bene data bashiki wanjye, Imana ntago ishobora gukorana nawe niba nta kintu yavuganye nawe. Ibyo ni ihame. Niba nta kintu yavuganye nawe, nta kintu kubaza. Ni nka bya bindi by'uruba uriya mufasha
c'est-à-dire que papa wa Samusoni, Imana yari yaganirije nyina, ntabwo yaganirije se, ariko se yari afite amatsiko yo kuvuga ngo nkeneye kubona umugabo mwahuye, nkeneye kumubona. Ukeneye kumubona, hari gahunda mufitanye, ko baguhaye ubuhamya ukanga kubwakira, noneho ukatavuga ngo nanjye nkeneye kumubona. Mu gihe marayika w'Iteka yaje asanga uwo mugabo, hari gahunda bari bafitanye. Niyo mpamvu tugomba kuganira mu gihe uwo waragurutse ukumva ijwi ry'umwami, iryo jwi ube mu ntege nke, ube mu mbaraga, iryo jwi uraryumva ube no mu ntege nke. Imana iragusanga kubera ko mwatangiranye nayo urugendo, ariko mu gihe nta jwi ugeze wumva, uri inkurikizi, ukabura aho nga bum, ntega njyewe mba mfite ibibazo, njyewe simbyumva, njyewe Imana itakwigishije abantu bakumarira iki? Niyo mpamvu twaganiriye no ku cyumweru, ni ukuvana amaso ku bantu. Erega njyewe mfite ikibazo, abahagarara imbere baransitaza, ariko wakwisuzumye ukabanza ukareba. Reba none twe dufite ikibazo, turimo turagenzura tukareba. Mose arimo aratubwira ngo nimuzaze mushaka mu banyamahanga, ariko tukagenzura tukareba ku ruhande rwe afite umwetiyopiyakazi. Noneho kuki wowe utashatse mu Bisirayeli ukajya gushaka umwetiyopiyakazi? Ni wowe utangira kutuzanaho amagambo ngo dushake hagati ya muri bashiki bacu. Nuko abatizera bamera. Ariko uwo Imana yaganirije, Imana imushoboza kugenda mu mbago z'ijambo rye, ntabwo yinuba, ntabwo acika intege. Ega nabuze umugeni muri bene data no muri bashiki banjye, nagiye gushakisha hanze. Erega ni intege nke zaye, intege nke si kubera ko dufite ubuhamya hano, tukura Imana yashakiye abana be. Ubuhamya turabufite. Isaka yarashatse, Yakobo arashaka, ariko biri muri gahunda y'Imana ihamye. Noneho iyo Mana y'abo bantu niyo Mana wizeye. Noneho mu gihe mugendanye nitakuyobora nk'uko yabayoboye, uzavuge ko iyo Mana ni Imana y'inyakinyoma. Ariko Imana twizera ni Imana idahinduka, ni Imana ikora mu mbago z'ijambo ryayo. Ni ibyo ngibyo. Mu gihe cyo gushaka, Yakobo ashaka umufasha, igihe cyo gushaka kwe, si nyina wabasha no kumubwira ngo mwana wa hunga, ntuhunge mu baturanyi, ntuhunge heye, jya ari iwacu aho naturutse njyewe, nyumvira. Imana igomba kukujya imbere ikagufasha. Iyo Mana ya Yakobo, iyo Mana y'abizera batubanjirije, niyo Mana twizeye, igomba kukuyobora. Ntabwo ugenda wuzagurika ukubita imitwe ku nkuta, no. Kuyoborwa n'umwami bifite akamaro. Bene data bashiki banjye, dusomye hano ibyanditswe mu byakozwe n'intumwa,
mu yindi mvugo mu by'umwuka wera yakoze aciye mu ntumwa. Niyo mvugo igororotse, ibyakozwe n'umwuka wera mu ntumwa. Iyo umwuka wera yakoze mu ntumwa, umwami akeneye kubona iyo mirimo, abantu batikanira agakiza, abantu nibiha Imana akaba ariyo ibasanga, ikabiyishurira, ikabamenyesha ubushake bwayo. None muri ibyo byakozwe n'intumwa mu gihe cya gatatu, uko umwuka yari arimo asoza umurimo we mu gisekuruza cya mbere, abatumwe n'Imana. Bene data bashiki banjye, iri ni ibanga rikomeye. Imana iratuma, mu gihe itumye, aho itumye ifite abagomba kubakira. Abo Imana itumye ntabwo bajya guteza ubwega kugira ngo abantu babakire. No, niba Imana itumye ifite abo itumyeho. Bene data bashiki banjye, Imana ikomeze idufashe. Gahunda y'Imana ni gahunda nakuka. Abo Imana yatumye batandukanye n'abituma. Abo Imana yatumye n'ikimenyimenyi barangwa n'ijambo. Abo Imana yatumye bavuga ijambo ry'Imana. Abo Imana yatumyeho bakira ijambo ry'Imana. Nta bintu by'ubufana. Oya, n'umuvugabutumwa watumwe n'Imana ntabwo akeneye inkundarubyino, ntabwo akeneye abamwogeza. Akeneye kubona mu gihe ijambo ry'Imana ribwirijwe, akaboneka bizera, umurimo w'Imana ugasoza, ishimwe ry'Imana none rikagarukira umwami. Nta wundi ukwiriye ishimwe n'icyubahiro. Umwami wacu Yesu Kristo akwiriye ishimwe, akwiriye icyubahiro, akwiriye ikuzo. Naho ngaho tugomba kubamenerera ibanga, Imana nayo ikabigufashamo. Mu gihe Imana itumye, abitumyeho, abakiriye abatumwe n'Imana, abo ni abanyamugisha. Ibyo ni ihame. Kugendana n'abo Imana yatumye, n'abo Imana yatumye nta kindi bakuzaniraho. Wenda n'igihe badashobora no kugera mu rugo rwawe, kugira ngo wenda ubone icyo watamika mu kanwa. N'igihe wenda ashobora no kugusura, baragusura wenda mukicara, kubera ko aba yatumwe n'Imana, aguha icyo Imana iba yamuhaye. Nawe akira icyo Imana yaguhaye giciye muri uwo nguwo yatumye. Simubona ko ngo Yohani na Petero batumwe n'Imana, ntabwo bigeze bituma, bari mu nshingano y'Imana, bazi uko bahagaze, binjira mu rusengero, bahura n'uwo muntu w'ikirema wari wicaye imbere y'urugi. Icyari kimugenza cyari gusaba ngo bamuhe icyo yifashisha, wenda ajya guhaha, agire gute.
intumwa zigiye kwinjira zibona uwo mugabo. Bene data bashiki banjye, nk'uko twabiganiriye no ku cyumweru, kweza izina ry'Imana ni ukumva ijwi ry'umwami. Noneho abatumwe Imana ibatamika ijambo, abo Imana iba yatumyeho nabo bakira iryo jambo. Ubundi niwo mugisha uruta ibyo twita imigisha. Amen. Uwakiriye ijambo aba yakiriye ikintu gikomeye. Reba ukuntu binjiye mu rusengero, batari binjira no mu rusengero. Noneho wa wundi akeneye ko bagira ikintu bamupfumbatiye, ngo ntacyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Icyo twahawe n'umwami turakiguha. Petero afata iryo jambo, yahise yumva ijwi muri we, umwami amwongorera. Hari icyo umwami agiye gukora. Niyo mpamvu ubona hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 mwene data yagaruka kugira ngo tumenye ubwo tugomba guhesha icyubahiro n'ishimwe. 12 ari mu Byakozwe n'Intumwa cya 3 hariya twari turi. Petero abibonye abaza abo bana ati, yemwe bagabo ba Isirayeli, niki gitumye mutangarira ibi? Niki gitumye mutangarira ibi ngibi? Mugatangira no kuturebaho twebwe. Hari ibyo twavuze twebwe, niyo twavuze kugira ngo dusobanukirwe, kugira ngo abantu bataza baturusha muri urugendo. Murimo w'Imana numwe no kwizera uwo yatumye. Intumwa zagomba kwizera. Noneho n'uwo nguwo uza kumva ijambo riturutse mu kanwa ka Petero nawe yizere. Noneho mu gihe Petero ari aho ku muryango, ahita amubwira ngo sha, twitegereze, reba ukuntu imisatsi yacu imeze, reba amatwi yacu ukuntu aresha, twitegereze. Nibyo nta mpamvu nababwiye ngo amaso yacu atari amaso asanzwe. Mu gihe bavuga turebe, nibyo Yesu yabwiraga wa wundi yahumuye amaso. Mwerega umwana w'Imana ukeneye kwizera ari imbere yawe, ni ukuganiriza. Ntabwo ari ukuvuga ngo iri imbere yawe reba indesho ye. Nabashe kumva ijambo ariko umwenda wambaye wansitaje. Kugira ngo ijambo ry'Imana ritambuka mu ikote. Yohani Mubatiza mu yabwirizaga, simbabwiye ko tujya kwambara imu. Ariko yarabwirizaga, yemwe abantu baza bamusanganira kuri Yorodani yambaye uruhu. Noneho umuntu yambaye akaza kubwiriza yambaye ya myenda yacu ya Kinyarwanda, mwasitara cyane ya myitere yacu ya Kinyarwanda akagera gutya. Ariko noneho ukabwiriza atambaye ikote, byadusitaza cyane cyane cyane. Bisaba ko wambara ikote, kubera ko mu gihe wambaye ikote Imana koko iravuga. Oya, niyo mpamvu tugomba kurenga ibyo byose. Noneho ijambo noneho ngo turebe. Noneho undi aravuga ngo bagiye gukora mu mufuka bagira ikintu bamfashe. Noneho aho kugira ngo bakore mu mufuka bakoze iki? Bahise bavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka.
bene data bashiki banjye, ko yazagusabiriza agatahana ibyo bamupfumbatishije uwo munsi, icyo Imana yamukoreye kiruta n'ibyo bamuhaga. Bene data bashiki banjye, niyo mpamvu mbasaba mu izina ry'Uhoraho, aho Imana yatuvanye ntabwo twari kuyivana, aho tugeze asigaye tumuhozeho amaso tumushimira. Amen. Ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari ku bw'imbaraga z'abakozi. Niyo mpamvu ariya ubona mwene data, mu gihe Imana ikoze, jya ku ruhande, mu gihe noneho ngusabiye Imana ikaguha umugisha, nkagusaba n'amaturo, ibyo ntabwo bibaho. Icya mbere, impano ntabwo ari iyanjye, impano ni iy'Imana, ntabwo ari njyewe uba wakoze umurimo noneho wowe shimira Imana, sibyo? Niba Imana igukoze ku mutima ishimire, ariko niba uwo nguwo agenzwa n'ibyo asaba, ni ubugegera, nibwo bugegera buri hano hanze, sibyo? Bene data bashiki banjye, ko Yesu yahumuraga n'impumyi, akazura n'abapfuye, akagera gute? Abo ngabo bagiraga ibyo bamutura, yabikoraga gute? Uko Yesu yakoraga nuko n'abakozi original bagomba gukora. Ahita kubwira ngo niba ari icyo wabonye ko Imana yagize icyo ikumarira, fata ituro ujye kuritura, abatambyi baramenya ko ari cyo Imana yagukoreye, ariko nuze kubima, ntacyo nakumariye. Niyo mpamvu na Yesu Kristo ibyo tubyumvikaneho, bene data bashiki, tubyumvikaneho kugira ngo Imana ikomeze idufashe. Sibyo? Yesu Kristo mu gihe yaserukaga yateruraga iriya jambo, yateruraga ijambo avuga ngo wizeye umwana w'umuntu, wizeye Imana. Erega kwizera kwawe niko kuguhesha imigisha Imana iba yakugeneye. Pointre. Birasobanutse? Ni ukwizera kwawe. Ariko nuzana ibintu by'agasuzuguro, ukaza usa n'uyitembereza hano, ukasa n'uza kugenzura, nta kintu ushobora gutahana. Nubwo watera iperu kajana, nta kintu ushobora, kugira ngo umugisha ubashe kutugeraho, ubanza kuba, bene data bashiki banjye, ubanza kubaha Imana ikorera hagati yacu. Utayubashe nta mugisha uteze kuzabona. Ibyo tugomba kubyizanya ukuri. Mu gihe utubashe Imana, Uwiteka abwishimwe n'icyubahiro. Mu gihe utubashe Imana ikora, niyo mpamvu bene data ntazagira umuntu uvuga n'amateshwa, avuga n'ubusa, avuga ngo kubera kumenyera Imana, ibyo Imana izaza ikorera muri asambure yanjye y'akarere, zaza mbica amazi, noneho mu gihe umuvugabutumwa avuye muri Amerika niho nzaza numva ko ijambo ryabwirijwe. Uri zero utabonye Imana ikora nawe buri gihe, kubera ko uwo muvugabutumwa ushobora guturuka ikantarange, ntabwo muzahorana. Ariko abo Imana yagutumyeho muri kumwe, ububahe, renga amaso ku biboneka n'amaso, renga ibyo wumva, ubugambo wumva buguca intege, noneho wowe ureba Imana urayibona ntakabuze. Si bene data, ibintu by'ubwijiji Satani azana nibyo bituma abantu batabona Imana, ariko Imana ni nzima. Uwiteka aduhana umugisha. Imana ni nzima. Niba dukeneye umugisha hano ku Kabeza, tubanze twubahe umurimo w'Imana hano.
imana idushoboze gushyigikira umurimo wayo. Ntabwo ushyigikira njyewe, ushyigikira umurimo w'Imana. Imana ireba umutima wawe, ntabwo yabura kuguheza agira. Imana ibamera umugisha, Imana ibamera umugisha. Niyo mpamvu bene data bashiki banjye, Imana ntabwo izahindura imikorere yayo, sibyo? Imana ntabwo yapfuye gutuma Eliya mu rugo rw'uriya mupfakazi, ni ukubera ko yari afite umubande. Imana ntabwo ushobora kujya ahantu abantu bafite ibintu bidasobanutse. No, nta mwanya yabona, abantu badashobora kuyakira, igiye kwata umwanya. No. Noneho uriya mushiki wacu yari afite umubande, yari umuntu uri aho ngaho, ibye abyereka Imana ko yashiriwe. Imana koko ibona ko yashiriwe, Imana ihagarika ibikona, noneho ibyira Eliya. Ntabwo yamutumye mu zindi ngo. Impamvu Imana idashobora kujya mu rugo rw'abantu badafite umubande wo kuyakira, ni ukugira ngo icyubahiro cyayo itagifatanya n'abo ngabo. Ntabwo bishoboka, bene data, ntabwo bishoboka. Noneho bizaze umurimo w'Imana uzaze witirirwa umuntu. Erega ni njyewe uwabeshejeho ari reka sha, oya, ni njyewe utuma. No, na wowe uzaze wiyibagirwa muri iki gikorwa. N'Imana mu gihe igukoresheje, ntukazaze wumva abantu bavuga ngo cyiza, gutyo na gutya, Tomasi. No, icyubahiro ni icy'Umwami. Amen. Witeka aduhana umugisha. Icyubahiro ni icy'Uwiteka. Niyo mpamvu ariya ari ijambo ridufasha. Ibintu byo gutangara gusa, naho kugira ngo abantu batangare, bazaze bahoza ishimwe ku Mwami. Dusomere. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo ba Isirayeli, niki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki? Nkaho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Ntabwo ari twebwe tuvana amaso ku bantu. Mu gihe Imana iguhaye kwizera, ushobora no kuza mu iteraniro. Niyo mpamvu bene data ntibizabatangaze, kubera ko Imana yanga ibintu by'akamenyero. Ntibizabatangaze kubona wenda ejo cyangwa ejo bundi ukabona abantu baraje hano, ni ubwa mbere yumvise ijambo, afite n'ikibazo umutima we, nta kintu kivanzemo, ukabona Imana imukoreye ikintu gikomeye, kandi wowe umaze n'igihe uri aho ngaho nta kintu ubona. Niyo mpamvu mubona bene data, murabona cyagiye Petero ajyaga kwa Koruneliyo, ajya gusanganira Koruneliyo mu gihe yari yamuhamagaye, siyo? Mbo akihagera Koruneliyo yahise apfukama imbere, kubera ko ukuntu Koruneliyo marayika yahise amuganiriza, yahise umuntu n'ijuru rizi rikamenya aho atuye, noneho bagahita banambwira ngo uhamagare uwo nguwo aze. Nibyo nababwiraga, reka ngire n'ijwi gahoro. Erega kubaha niko kubanza. Mu gihe Imana ibona ko udafite no kuyubaha, ntacyo yakumarira. Niyo mpamvu ubona Koruneliyo yari umushenerali, umuntu ukomeye. Noneho uriya muntu ngo Petero Sidirike ni umuntu ukomeye, andusha no gukomera. Umuntu n'ijuru rizi. Sidirike nta kimana ishobora gukora Petero atahageze ngo avuge ijambo niryo ribanza. Erega Imana ntabwo izakorera mu biti, Imana ntabwo izakorera mu bamarayika. Ntimuzategereze ko Imana izagurutsa abamarayika ngo baze kubabwiriza. Imana izagurutsa abantu musanzwe mubana,
musanzwe mumenyeranye, noneho ibacemo mu ntege nke zabo, Imana igaragare ko ari inyembaraga. Nuko Imana ikora. Ariko noneho inzira y'Imana ni uko nguko, umuyoboro w'Imana ntabwo ihinduka. Petero nazi, uwo Petero ntabwo bari bakamubona, na foto ye bari bafite. Noneho Koruneliyo abigenza neza. Ndabibasabye uko Imana izazibashoboza, tuba dukora nka Koruneliyo, sibyo? Ariko nubwo wenda mutabikora, ariko Imana ifite inzira nyinshi. Ifite inzira nyinshi ishobora no gutuma abantu baza kugira ngo baze kurunguruka hano ku Kabeza. Mu gihe baje kurunguruka bakakubitana n'umwami, ukabona bikubise aho ngaho, si bene data, nuko nguko bimeze. Ariko tuze dukora nka Koruneliyo ntabwo ubwo buhamya yarabwihereranye, yahise atumira abavandimwe ngo nimuze mu rugo rwanjye, hari umugabo umwe uzi, ni umugabo w'imena y'ijuru, marayika yatanze ubuhamya ngo njye narimo gusenga, marayika aransanga ahita ambwira ngo nta cyakorwa Petero atahageze, mutumeho. Noneho mu gihe bamutumyeho, mu gihe Petero ari mu masengesho nawe arimo gusenga, mu gihe bamutumyeho, noneho avuga ngo sinshaka kujya mu bari abantu b'abapagani. Noneho Imana kubera ko yari ifite umurimo yari mu banyamahanga, noneho Imana yamubwiye ngo noneho ntukazaza uvangura igihe cy'abana banjye bo munyamahanga kugira ngo nabo bumve ijambo kirageze. Ni iryo jambo wenda Imana idufashe ejo tuzariganiraho. Bene data bashiki banjye, aho Imana yatamitse ijambo, ibaye ijambo, n'abagomba kuryakira nabo baritegura. Mu nzu ya Koruneliyo Petero ahageze, niyo mpamvu nta nkunda rugendo dukeneye, sibyo? Koruneliyo amubonye kandi ari general, arapfukama. Petero aramuhagurutse, ega ndi umuntu nkawe, haguruka, hagarara, mbwira icyatumye umpamagara. Amubuhamye, avuga ngo njyewe ntabwo ari ibintu nihatamo, numvaga mfite umutwaro wo gufasha abantu, sinitaye no kuri aya mapete yanjye, ariko ni Imana yampaye uwo mutima. Koko Koruneliyo uri umunyamugisha. Petero atangira kuvuma, usoma ikibwiriza yatanze hariya. Niyo mpamvu bene data, igihe kirageze ubutumwa bwiza butambuke bwemye. Yesu Kristo abwirije uko yakabaye, sibyo? Abwirizwe uko yakabaye, sibyo? Noneho baba arimo kubwiriza. Imana ikeneye imitima iri open, abantu bameze gutyo, batari banabatizwa mu mazi menshi. Imana ibona ngo aba bantu bafite imitima ikeye, bafite umutima wo kwakira ijambo. Nabimiki muri ako kanya umwuka wera uhita ubamanukiraho, uko bavuze mu ndimi ku munsi wa Pentekote, nabo batangira kuvuga batari babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikeneye imitima ikeye. Imana ntabwo ikeneye abayishungera abaza kwirunguruka. Imana ntabwo ibakeneye. Imana ikeneye abantu bafite imitima ikeye. Mu gihe imitima yacu yaba open, bene data, n'ibi muvuga bya makanseri n'ibiki, Imana yagize ngo uca. Ariko mu gihe ntabwo tukimenye ibyo ari byo, dufite muzunga wapi. Muri ako kanya umwuka wera ngo uramanuka. Abari baherekeje Petero, bene data b'Abayuda, bahita bagira gutya, wa mwuka natwe twakiriye ku munsi wa Pentekote niwo n'aba bapagani bawakiriye. Petero arishima cyane. Niba Imana yababatije mu mwuka wera, twabima gute amazi? Babashorera hariya mu mugezi barababatiza. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi ntabwo ahinduka. Amen. Noneho ko Yesu adahinduka, none ikibazo kiriye. Noneho reka mbamenere ikibazo. Yesu we ntabwo ahinduka, abantu nibo bahinduka.
abantu nibo banga kujya ku murongo w'ijambo, ariko Yesu we ntabwo ahinduka. Mu gihe dushobora kwiyarinya ku ijambo uko turyumva, nta kabuze Imana iramanuka igasohoza ijambo ryayo. Amen. Reka dupfundikire naho ngaho, n'ejo ni umunsi, ariko ijambo twaganiye ku cyumweru niryo dukomeza kuri uwo murongo avuga ngo mutuvaneho amaso, si twe twamuhagurukije. Soma dusoze twisengere twitahire. Aho kuri 12 Imana ntabwo yaduhamagaye gutangara, Imana yaduhamagaye kwizera. Ndatangaye, yende mu bitangaza, ndatangaye, oya, ntabyo gutangara. Menya igikwiriye. Komeza mwene data, ndimo ndasoza. Mutuvani w'amaso ntabwo ari imbaraga zacu. Kwizera kwawe niko kukiza. Kandi wizera bitewe n'ijambo riba ryasohotse. Sinyone data, wizera kubw'ijambo ryasohotse, kubera ko Yesu Kristo yari nabivuze, aranabitomora, abyira n'umwanzi we. Abyira ngo wa mwanzi wanjye we, ni muri Mateyo cya 4. Umuntu ntabwo abeshwaho n'imigati gusa, umuntu abeshwaho n'ijambo riturutse mu kanwa k'Imana. Siyo? Bene data, turabahamya ko Imana ivuga. Imana iravuga. Imana iravuga. None mu gihe ivuze, ivugira mu rukuta. Ivugira mu rukuta, ica mu bantu. Niyo mpamvu n'igihe cyo kuhagurutsa icyo kirema ntabwo cyari kwihagurutsa. Byasabye ko abo ngabo yatumye ahura nabo. Nabo bakamubwira ngo turebe, twitegereze. Reba marinete yanjye, reba akakenda nambaye. Fremusi ni keza? Nabo utangiye kuvuga ngo ni keza. Nibyo ndimo kwanga, nawe ugatangira kubigarura. Mbereba uko dusa, reba inkweto ze, oya ndeba. None yavuze ngo ndeba, undi ategereje ko bafata ibiceri hano ngo babimuhe, wapi? Noneho ko batakora mu mifuka, noneho bagahita bavuga mu izina ya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka. Mu gihe arimo kujenjeka, ijambo rye ryasohotse kandi rigomba gusohoza icyatumye risohoka. Mu gihe arimo kujenjeka, Petero ahita amuha akaboko, aramwegura, agira agatege, imbaraga ziza muri we, yinjira mu rusengero ashimira Imana. Ibyo nibyo dukeneye kubona mu itorero ry'Imana nzima. Amen. Ubugambo buhagarare, siyo? Ubudayimoni bukugemurira ingemu yo kugwica intege, ubutera umugongo. Uwumva ijwi gusa, wumva ibirindi y'umwami mu mutima wawe. Amen. Amen. N'ejo n'ubu tugiye gusubira mu ngo zacu. Ngo Mana, manitse amaboko imbere yawe, ndi umunyantege nke, ntacyo nshoboye. Bene data, bashiki banjye, ubwo nibwo buryo bwo kubona Imana, mukagendana nayo. Mu gihe uri imbere yayo, ntukaze wikubita mu gatuza. Ngo ugiye Mama Samweli, murabona ko nyecuriye mu butumwa. Ndi umukecuru mu butumwa, Mana, kandi urabizi. Cyiza. Nawe kandi tukavuga ngo nanjye cyiza maje kumera uruhara mu butumwa. Imana ntabwo ikeneye ibyo. Imana ikeneye kubona upfukamye imbere yawe uvuga ngo ntacyo ndico, ntacyo shoboye, shoboza mwami. Ibyo kubara imyaka n'ubyiteho. Imana wita wumva no mu cyumba cyawe imanutse, ukumva musabanye nayo. Ariko mu gihe ushobora kujya imbere y'Imana n'ubwiyemeje, Imana ntabwo ishobora kugusanga. Amen. Imana irakomeye, ariko isanga abafite imitima imenetse.
abiyemezi ntacyo bazayibonaho. Witeka aduhana umugisha, witeka aduhana umugisha. Imana uri hejuru ariko iramanuka igasanga ba bandi babona ko ntacyo bari cyo, mbabona ko ntacyo bari cyo. Kuki mushaka kuturebaho? Kuki noneho sureba ko, reka sohoreze nawe ngo sureba ko hari habaye igitangaza, siyo? Petro na Yohani binjirana n'uwo mugabo, uwo mugabo nawe yihoma kuri Petero. Yabashe kumwihomaho kubera ko yamuhaye amafaranga? Oya, yamwihomyeho kubera ko yabonye ubwiza bw'Imana. Noneho abantu barahurura, ibi ni ibiki? Kubera ko bene data bashiki banjye, Imana ibashe kutugenderera kandi dufashe. Twe dutanga n'ubuhamya tuvuga ngo ni twebwe abakiriye ubutumwa bw'igihe, sibyo? Imirimo Imana yakoranye n'umuhanuzi ni ngombwa ko yikorana n'abizera b'ukuri. Ni ihame, sibyo bene data? Ni ihame. Impamvu Imana yabashe no guhagurutsa kiriya kirema ni ukugira ngo icyubahiro kigarukire. Nyuma yo kugihagurutsa, muzi ibibazo byavutse, kubera ko isi y'abasenga igomba kunyeganyega, ikanyeganyega bitewe n'imyifatire y'abizera bazima. Kigali kasa ni nyeganyega. Witeka bw'isima n'icyubahiro, kubera ko mu gihe Imana ikoze nakabuze ni ngombwa hirya no hino bagomba kubyumva, abahurura bakahurura bakaza kugira ngo barebe. Sore data, ibyo byatumye abafarisayo bamenya iyo nkuru ko Petero na Yohani ari igitangaza cyababayeho. Uzi ko baje kubafata baranabafunga. Mu gihe babafungaga, ntabwo ari leta yabafunze, nabo basenga babakoreye uwo mugambi mubi. Noneho Imana yaretse ko baguma aho ngaho mu ikasho. Mu gihe babafungaga, bene data bacitse intege, bahise bajya mu cyumba. Niyo mpamvu tugomba kumenya uko tugomba kwifata. Reka nsohoze naho ngaho, mu gihe ikibazo kivutse, aho kugira ngo ute umutwe uzaza upfukama. Torero ry'Imana mu gihe ikibazo kivutse niyo uzabivuga ngo noneho hano muri asambere yacu nta muntu ukomeye uhari, turebe nta mujenerali uhari ushobora kudufasha, ko mwene data bamufashe, ko bamufunze, ko bageze gutya na gutya. Mbere y'yo gutekereza ibyo byose, pfukama ubyereke umwami. Amen. Mu kibazo cyose kivutse no mu rugo, pfukama ubanze ubyereke, kubera ko mu gihe upfukamye ukabyereka umwami, uhita none wumva no mu mutima wawe usa n'utuje, biranagufasha. Noneho Imana ikakwereka none ukuntu ikuyobora. Ariko nudasenga ni igihanga, ni uruhanga ruza gukora gusa, kubera ko ntago ubanje gusenga. Hari n'ubuhamya mwene data asa n'utanga ibingi byo kwiba amamodoka. Baparikaga nakora mu paritsa amamodoka, abajura bakaza bagakoresha amayeri bakacyatsa, bakagitwara. Nuko babashe kwiba iyo ari imodoka mwene data. Noneho none bene data ngo oya mujya kwaza muri polisi, mujya muri polisi. No, bene data banje barapfukama ngo Mana ni wowe gutyo na gutyo. Noneho amasengesho koko abafite imbaraga. Noneho bya bisambo yari yatwaye imodoka, isengesho rirakorwa. Noneho Imana ibigendaho, ibibuza amahoro, biva muri iyo modoka sinzi aho byagiye. Noneho imodoka baje kuyisanga iparitse ahantu, ibisambo byayisize aho ngaho. Niyo mpamvu bene data ijuru rirumva. Shyira Imana imbere n'uyisiga inyuma, duhaguruke. Ntabwo nkwiye kujya niganyira ibibazo kw'ejo nzabane
nzajya nibuka y'ukwihora aho imenye ibyo byose uko ifite umutima w'urukundo kuko igintu gishimiriye umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro. Buri wese nagira icyo abwira umwami. Père céleste, Père éternel, je me prosterne devant toi. Je suis indigne, toi seul tu es digne. Je ne peux rien, toi tu peux tout. Je te rends vraiment grâce. Tu es merveilleux. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de la nourriture spirituelle que tu viens de nous donner. Fortifie-nous, bénis-nous, assiste-nous, conduis-nous. Nous sommes dans ce corps corruptible, dans ce monde ténébreux. Nous ne pouvons rien, toi tu peux tout. Tu as coopéré avec tes prophètes, avec tes apôtres, avec tes élus qui nous ont précédés. Coopère avec nous, que ta parole révélée, le message du temps de la fin, soit prêché puissamment à partir de ce lieu, ici à Kigali, dans différentes villes du Rwanda et même ailleurs. Accomplis ton œuvre courte, inouïe et puissante parmi les gens de nation. Data twese uhoraho niwe tugaruye ishimwe n'icyubahiro muri aka kanya. Uhoraho iri teraniro twari kuragije umaje no kutuganiriza uciye mu ijambo ryawe. Ijambo rya nirwo rumuri rumurikira umuntu w'imbere. Iri jambo mwami wowe wenyine urikurikiranye mu mitima yacu. Iri jambo ryera imbuto, wagendanye n'intumwa, wagendanye n'abera batubanjirije. Gendana natwe mu gihe tugeze ku musozo w'ibihe by'abanyamahanga. Wagendanye na mwene data Branham, ukaba ugendana na mwene data Frank, ukaba ugendana n'abagaragu bawe hirya no hino. Gendana natwe, rambura ukuboko kwawe, amiriza ijambo ryawe. Ibigomba gukorwa nyuma y'ijambo ryawe ubikore, utume izina ryawe rihabwa ishimwe n'icyubahiro. Imbuto umaze kutubibamo uyivomere, yera imbuto nyinshi, icyubahiro kikugarukire. Utane natwe, utugeze mu ngo zacu amahoro, tukweretse iteraniro ry'ejo, tukweretse na bene data batabonetse uyu munsi. Ubashoboze ejo duhurire ku meza yawe, uduhe ifunguro ry'ubugingo bwacu. Ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'umwami aruta ubwenge bwari bwose atane natwe na ejo.